umunyeshuri agize gutya arega ikigo yizeho yuko cyamuhaye impamyabushobozi yuko azi gusoma ndetse no kwandika neza, nyamara atabizi. Ibi bintu ni ibiki? Umunyeshuri asigaye asoza atazi gusoma ndetse no kwandika, nyamara akapurayinga na kaminuza akayibona. Isi iri kugana he? Ese nawe biragutangaje? Njye natangaye kurushaho. Uti byagenze gute rero? Umunyeshuri agize gutya yajya akenera kwandika, akavuga amagambo apu yari afite ngo iri moderine nk'uko yabitangaje, ikabimuhereza byanditse. Yagera gutya akenera gusoma, agafotora ibintu ashaka gusoma, iyo apu ikabimuhereza biri mu majwi akabyumva. Nuko umunyeshuri agira gutya asoza amashuri yiwe. Ejo bundi agize gutya agiye gusoma amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, agira ngo ni igishinwa nyamara kandi atarakize. Agaruye akenge yibuka ko yigize gutya yageze mu mashuri, agira gutya agera mu rukiko aravuga ngo iki kigo rero mubona gutya cya Hotfoot High School cyamaye impamyabumenyi yuko nizi neza, mfite amanota meza, yuko nzi gusoma ndetse no kwandika, nyamara ntago mbizi. Uramubwira ngo ni byose koko? Aravuga ati ngo dore apu nkoresha. Barangije rero nuko byagenze. Uti byagenze gute rero? Bisanzwe bibaho rero no mu bigo bisanzwe, na haje amachat GPT, ushobora kumva n'ibitangaza, uzabimenya neza nko mu myaka iri imbere. Wajije umwana wawe ngo harya mwana wawe yirwanda, akavuga ati ngo let's ask my internet, yabaza internet, avuga ngo ikamubwira izina rye, akavuga ngo nirwa, yakajya yakubwira izina rye, uvuga ati ngo birashoboka se? Vuga ngo nkuko mwagiye mubona neza ko abantu bakera bakoraga imibare badakeneye calculator, ariko ubu ngubu ukaba utapfa kujya mu kizamu udafite calculator. Niko rero bizajya bigenda bizamuka bikajya ikintu cyose kikajya gikenera ikoranabuhanga. Byarakemutse, chat GPT yaraje. Niba uyumvishe bwa mbere nuko utari umunyeshuri, wabibaza abanyeshuri biga za kaminuza ndetse no mu bindi bigo. Uti rero iyi nkuru imeze gute? Umunyeshuri yareze ishuri ryamuhaye impamyabushobozi atazi gusoma no kwandika. Umunyeshuri w'imyaka 19 muri leta ya Connecticut yareze mu rukiko ishuri rya leta yizeho kubera ko ryamwemereye akajya mu barangije ndetse bakamuha impamyabushobozi yerekana ko yize neza, kandi mu by'ukuri atazi gusoma no kwandika. Muri Kamena 2024 nibwo umunyeshuri witwa Ayrashi Otizi yarangije mu ishuri rya Hotfoot Public High School riherereye mu mujyi wa Hotfoot muri leta ya Connecticut. Arangiza bigaragara ko ku mpamyabushobozi ye yize neza, akabona amanota meza ndetse akabona na buruse ibyo muzi nka scholarship yo kujya muri kaminuza. Ayrashi ubu yareze iryo shuri yizeho kubera uburangare ryagize, agafarwa nk'uwarangije kuryigaho afite amanota meza kandi atazi gusoma no kwandika. None ubu akaba ahura n'ingaruka zo kwangiriza amarangamutima mu n'ubuzima bwe mu mutwe. Uwo munyeshuri yareze iryo shuri avuga ko rititaye ku burezi bwe, ku buryo ubu akigorwa no kuba yafata ikaramu ngo yandike, kandi n'urwego rwe rwo gusoma rukaba ruri hasi cyane. Ayrashi yavukiye ahirwa Ipeto Riko, nyuma umuryango wimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ikibazo cyaje kuba ukuntu bishoboka kuba Ayrashi Otizi yarahawe impamyabushobozi yerekana ko yize neza amashuri yisumbuye, kandi mu by'ukuri atazi gusoma no kwandika. Ikindi kibazo ni ukuntu yabigenje kugira ngo ashobore kwemererwa no kuri kaminuza ya Connecticut, naho yaremerewe kujya kwigayo. Aganira n'ikinyamakuru CCN, Ayrashi yavuze ko hari uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho bwamufashije moderne app ngo yakoreshaga ubwo buryo muri telefoni igezweho, bukamufasha gushyira imvugo mu nyandiko cyangwa inyandiko akayihindura mu mvugo. Ubwo buryo ngo yanabukoresheje mu gihe cyo gusaba kwinjira muri kaminuza, akanabukoresha mu gukora inyandiko zisabwa n'ishuri. Gusa kwiga muri ubwo buryo agendera kuri porogaramu yo muri telefoni yonyine byamugoraga cyane, kugeza ubwo ahagaritse kujya ku ishuri guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa Gashyantare 2025 kugira ngo abanze afashwe n'abaganga, kuko yumvaga ubuzima bwe bwo mu mutwe butameze neza. Ariko ubu ngo afite icyizere cy'uko azasubira ku ishuri vuba. Ayrashi yemeza ko icyamuteye kurega iryo shuri iryisumbuye yizeho ari uko ashaka ko abayobozi baryo baryozwa ibibazo bahuye nabyo. Avuga ko ari abayobozi batazi ibyo bakora ndetse bagira icyo bitaho.
batagira icyo bitaho. Ikindi yemeza ko gutanga ikirego hari urundi rubyiruko bizarinda kwisanga bahuye n'uburezi nk'ubwo yahuye nabwo. Umunyeshuri ageze gutya arega ishuri yizeho nyuma yuko ryakoze uburangare ikamuhereza impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi yerekana neza ko yize neza akagira amanota meza ariko atazi gusoma ndetse no kwandika. Yavuze ko impamvu yarireze ari uko nyine ryagize uburangare kugira ngo bamenye neza ikigero cyabo. Hanyuma aravuga ngo rizarinda n'abandi banyeshuri kugira gutya bakisanga muri ubwo bumenyi nk'ubwo ngubwo cyangwa se muri ubwo burezi nk'ubwo ngubwo bw'ibyo buryo bitita ku banyeshuri, bagakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se online app bagasubiza ibyo bababajije kumbi batazi kwiga. Ese nawe ibi bintu ujye ubyumva? Iyo ubyumvishe wumva iyi si iri kuganira cyangwa se abanyeshuri b'u Rwanda nako ibihugu muri rusange biri gusohora n'u Rwanda rurimo bameze gute? Nuko rero bimeze, abanyeshuri bakoresha imbuga nkoranyambaga bagasubiza ibibazo babajijwe nyamara batabizi ahubwo ari izo mbuga zabisubije. Ngereka nigendere ndi EP Medit, ndabakunda cyane.